Nshuti muvandimwe, nyemerera ngusuhuze kandi nkwifurize kugira amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Yesu ashimwe. Muri uyu mwanya nyemerera tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni ku cyigisho nahaye umutwe uvuga ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize. Muri Bibiliya hari amateka usoma ukumva aratangaje. Hari igihe Uwiteka yabajije ishyanga ry'Abisirayeli ikibazo wumva ko gitangaje, ariko kandi ukumva n'uyu munsi cyabazwa benshi. Ni ikibazo gishingiye ku isomo riboneka muri Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 22. Haranditse ngo, mbese i Galeyadi nta muti w'amaruhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Iki kibazo ni nacyo nsanganyamatsiko y'icyigisho cy'uyu munsi. Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Muri icyo gihe umuti wari uhari, nk'uko tubibonye ngo mbese i Galeyadi nta muti w'amaruhaba? Abavuzi kandi bavura bari bahari. Ariko se ni ukubera iki uruguma rutakize? Reka turebe ngo ikibazo cyarihe. Kugira ngo dusesengure neza iby'iyi ngingo, reka dutangirane n'ikibazo kibaza igihe Abisirayeli bagereye i Galeyadi cyangwa se batuye i Galeyadi ryari. Iri somo rivuga iby'uruguma rutakize kandi i Galeyadi hari umuti. Mbere y'uko turisesengura, reka twibaze ngo ubundi se aba banyagaleyadi, aba Bisirayeli bari batuye i Galeyadi bakomeretse ryari? Niki cyabakomerekeje? Mbere y'uko tureba iby'uruguma rutakize n'impamvu zabyo, reka turebere hamwe impamvu yatumye ubwoko bw'Imana bwisanga muri ako kaga. Ubwoko bw'Imana bwatuye i Galeyadi ryari? Ni amateka maremare, ariko ni ingenzi kubanza kumenya ubundi se ngo bisanze i Galeyadi gute. Igihe Abisirayeli bangaga kwambuka i Kanani bari i Kadeshi, bagezweho n'ingaruka yo kuzerera igihe kirekire mu butayu, imyaka igera kuri 40. Bongera kwisanga hafi ya Yorodani biteguye kwambuka ngo bajye i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Murabyibuka neza yuko igihe bangaga kwambuka gihura na cya igihe Mose yatumaga abatasi bagera kuri 12, babiri bakagarukana inkuru nziza, ariko 10 bose bakagarukana inkuru ica intege. Bituma Abisirayeli bose banga kwambuka rwose, maze bagerwaho n'igihano cyo kuzerera, keretse babandi babiri gusa burya nibo bambutse i Kanani, aribo Yosuwa na Kalebu, kuko bo biringiye cyane Imana yuko izababashisha kubona icyo gihugu. Igihe rero bazereraga imyaka igera kuri 40 mu butayu, bongeye kwisanga bagarutse hakuno ya Yorodani. Ariko igihe bahagarukaga, abantu bose bari barahagurutse mu gihugu cya Egiputa bari barigengesha imyaka 20 kuzamura. Burya abo bose bashiriye muri buriya butayu, kereka Yosuwa na Kalebu. Aba rero bongeye kwisanga hakuno ya Yorodani. Aba ni abantu benshi bari baragiye bavukira muri buriya butayu. Igihe rero bongeraga kwisanga hakuno ya Yorodani, aya mateka yo gutura i Galeyadi kw'ishyanga rya Isirayeli niho dutangirana nayo. Kuko uko bagendaga muri urwo rugendo, n'ubundi Imana burya ntiyabaretse, ikomeje kugendana nabo. Bongeye rero kwisanga hafi ya Yorodani, biteguye kwambuka ngo bajye i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Icyo gihe bakiri hakuno, Imana yari yarabahaye gutsinda bamwe mu bami bo hakuno ya Yorodani, bityo bakambika hakuno ya Yorodani, ariko biteguye no kwambuka ngo barwane babohoze ubutaka bw'isezerano i Kanani. Aha rero niho ikibazo gitangirira. Abarubeni n'Abagadi ngo barebye uruguru rwiza hakuno ya Yorodani. Aba Barubeni n'Abagadi ni imwe mu miryango yari igize ishyanga rya Isirayeli. Ngo barebye uruguru rwiza hakuno ya Yorodani, kandi Imana yari yarabahaye icyo gihugu nacyo. Bituma basaba Mose, umuyobozi wabo, kubaha gakondo hakuno ya Yorodani aho kujya hakurya muri Kanani. Galeyadi rero hari muri ibyo bihugu babohoje byo hakuno ya Yorodani. Bamwe mu Bisirayeli bahitamo ko ariho bahabwa gakondo yabo. Biratangaje. Iyo dusomye mu kubara igice cya 32 umurongo wa 1 kugera kwa 5,
hagaruka kuri ayo mateka. Haranditse ngo abarubeni n'abagadi bari bafite amatungo menshi. Babonye igihugu cy'Iyazeri n'icy'Galeyadi ko bifite urwuri rwiza, abagadi n'abarubeni baragenda babwira Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bati, Ataroti n'i Diboni n'i Yezeri n'i Nimura n'i Heshiboni na Eleyale n'i Sibuma n'i Nebo n'i Bewoni, igihugu Uwiteka yatsindishije iteraniro ry'Abisirayeli, ni igihugu cy'urwuri, kandi abagaragu bawe dufite amatungo. Bati, niba tukugiriyeho umugisha, abagaragu bawe duhabwe icyo gihugu ho gakondo, ntutwambutse Yorodani. Kubera ko ubu butaka nabwo bari barabutsindiye, ko bari baratsinze abami bari babuyoboraga, maze barahakambika bitegura kwambuka ngo bajye i Kanani, Imana yabugabiye iryo shyanga rya Isiraheli, bwari ubwabo. Ariko nyuma yo kubisaba cyane kw'abarubeni n'abagadi, mwibuke imwe mu mpamvu ngo yatumye banahasaba ni uko ngo bari bafite amatungo menshi, kandi ngo bahabona ko hari urwuri rwiza. Imana rero yemeye ko babuhabwaho gakondo yo guturaho. Mose yababajije niba bazatererana bagenzi babo mu rugamba rwo hakurya ya Yorodani i Kanani. Bavuga ko rwose bazatabarana. Biratangaje, barabikoze rwose kuko barwaniye Kanani yo hakurya ya Yorodani, ubundi bigarukira gutura hakuno i Galeyadi. Kuko rero batuye hakuno, hari andi mahirwe bari bitesheje, kuba hafi y'ihema ry'ibonaniro. Ariko tutaragera n'aho ngaho, nimutekereze abantu bari hamwe mu rugendo, bari hakuno ya Yorodani, kandi bose misiyo ibahurije hamwe ni ukwambuka Yorodani bakajya kubohoza ubutaka bwa Kanani hakurya. Ariko bamwe ngo babonye hakuno ya Yorodani hari urwuri rwiza, ngo kubera yuko bafite n'amatungo menshi, bifuza ndetse barabisaba cyane, basaba Mose yuko atabambutsa ngo bazajya hakurya i Kanani. Igihe rero baturaga hafi cyangwa se hakuno ya Yorodani, baragiye koko barabikora nk'uko tuzagukomeza kubireba. Barambutse bafasha bene wabo barwanira Kanani, ariko bagaruka gutura hakuno. Aha rero hari amahirwe bitesheje, kuko ntibaturanye n'abavandimwe babo baramya Imana mu buryo buhoraho, kuko muribuka yuko bari bafite n'ubuturo bwera hagati muri bo, ahubwo baturana bya hafi n'abaramya ibigirwamana bo hakuno ya Yorodani. Gusa bo bahisemo gukomeza uburyo bwo kuramya bari baratojwe mu butayu, ariko nabyo bigoranye. Bifuje gukomeza bimwe mu biranga Abisiraheli, harimo n'igicaniro bubatse ngo abana babo bataziyumva nk'aho batandukanye n'ishyanga ryo hakurya ya Yorodani, kandi rifite ihema ry'ibonaniro hagati muri bo. Na n'uyu munsi, iyi myitwarire ishobora kubaho ku bantu bitwaga ko ari abakristo, ko ari ubwoko bw'Imana, bakitandukanya na bagenzi babo mu itorero ry'Imana, ariko bagashaka gukomeza gahunda yayo yose yo mu itorero baba bahisemo kureka, bityo ukaba wasanga ntaho bataniye n'iby'Abanyagaleyadi cyangwa se Abisirayeli batuye i Galeyadi bakoze. Hari ingero dushobora kubona. Abisirayeli b'i Galeyadi cyangwa se Abanyagaleyadi bitandukanye n'ubwoko bw'Imana, ariko bagakomeza byinshi mu mihango n'imigenzo yabo basize. Kuko iyo usomye amateka y'abari abantu, usanga barubatse igicaniro hakuno ya Yorodani. Bifuje kubaka igicaniro hakuno ya Yorodani kugira ngo bakomeze kugira gahunda nk'iya bene wabo bagiye hakurya i Kanani. Izi ni ingero turimo turebera hamwe z'imyitwarire y'abantu wagereranya nk'Abisirayeli b'i Galeyadi. Aba bashobora gufasha umurimo ukorerwa mu bwoko bw'Imana, ariko nta gahunda bafite yo kubitindamo, bagomba kwisubirira mu byabo bitari byo mu nzu y'Imana. Mwibuke, Mose yasabye bari abantu yuko nubwo bahabwa gakondo hakuno, bakwiye gufatanya na bagenzi babo kurwanira Kanani. Ibaze ko babyemeye, bakambukana nabo, bakarwanira Kanani. Murebe bari muri iyo ntambara, murebe bashobora kuhasiga ubuzima, murebe bari kurasana, ariko nubwo bari kurwanira Kanani, bo mu mitima yabo bavuga bati, gahunda ni ukuzisubirira i Galeyadi, kuko niho hari urwuri rwiza ku matungo yacu. Ariko kandi aba bantu wakwita ko ari Abisirayeli b'i Galeyadi, abantu bitwara nk'aba ngaba, hari ibindi bishobora kubaranga. Bashobora kuririmba i Kanani, bashobora kubwiriza Kanani, bashobora gushishikariza abantu kujya i Kanani, ariko bo batishimiye kujyayo,
batahabona ko ari ahantu ho kujya, batahabona ko ari ahantu hafite ibyiza, kuko gahunda yabo ni ukuba cyangwa se ni ugutura hakuno ya Yorodani, kuko amatungo ni menshi kandi niho hari urwuri rwiza. Abantu bitwara nk'aba banyagaleyadi bishimira imibereho yo hakuno ya Yorodani. Ubutunzi bwababereye impamvu ikomeye yo kudahitamo kujya i Kanani. Umwisiraheli w'i Galeyadi ntashaka gukizwa kwambuka i Kanani ngo atureyo, kuko abona byabangamira inyungu zindi afite mu byaha. Ntashaka kwiga cyane ijambo ngo atazabazwa byinshi. Ntashaka kuba ukijijwe kugira ngo abantu batamwima ibyo yita amahirwe abasenga badahabwa, n'ibindi n'ibindi. Abantu bitwara nk'aba bisiraheli b'i Galeyadi ni abantu bameze batyo. Iyo bagereranyije iby'imibereho y'agakiza n'imibereho y'ubuzima busanzwe, babona iby'imibereho y'agakiza ari ibintu bigoye, bidashimishije, bitabanyuze. Nubwo babishyigikira, nubwo baba ari abantu baba mu itorero, bakaba bashyigikira icyitwa umurimo w'Imana, bagatanga amafaranga, bagakoresha impano zabo, ariko kuri bo ntabwo bashaka rwose kwimbika mu by'agakiza, kuko batabibona nk'ibifite agaciro kuruta ibyo bari basanzwe barimo. Mwibuke, barwaniye Kanani, ariko gahunda ari kugaruka hakuno, kuko niho batekerezaga yuko hari urwuri rwiza ku matungo menshi yabo. Ngabo rero abo twakwita abisiraheli b'i Galeyadi, bafite umugisha wo kubarwa mu bwoko bw'Imana, ariko amahitamo yabo si uguturana n'ihema ry'Uwiteka i Kanani, ahubwo bazahimba uburyo bwabo ngo bwo kuramya hakuno ya Yorodani. Dusubiye mu mateka rero, uku kuramya kwabo mu buryo bwabo batabikoreye i Kanani byaje kubageza mu buryo bw'imikorere Imana itishimiye na busa. Birababaje cyane, kuko nk'uko tubisoma muri Hoseya igice cya 6 umurongo wa 6 kugera kwa 8, haranditse ngo kuko icyo nshaka ari imbabazi si ibitambo, kandi kumenya Imana kubirutisha ibitambo byoswa. Ariko bishe isezerano nka Adamu, niho bampemukiye. Galeyadi ni umudugudu w'inkozi z'ibibi bahahindanijwe n'amaraso. Aha Imana yifuje ko aba bantu baba abantu bagira imbabazi, ko baba abantu bazi Imana kuruta uko bakora imirimo yo gutura ibitambo ariko nta mbabazi muri bo kandi batazi Imana, bityo ibaha uwo muburo. Hari abantu batekereza yuko gukora imirimo wakwitiye mu rusengero, nubwo umuntu yaba ashayisha, ibyo bintu byaba iturufu. Hoya, ntabwo Imana ibyishimira. Ubundi kugira ihema hagati muri bo ku ishyanga rya Isiraheli, kwambuka Yorodani bagatura hakurya yayo i Kanani, aho Imana yari yasezeraniye Aburahamu, byose hari akamaro byari kongera ku myitwarire yabo ku by'Imana kuruta uko bagombaga kumera bisigariye hakuno. Aha turagaruka ku mateka y'abasigaye hakuno. Ikindi, amahanga asenga ibigirwamana kuko yari abakikije, nta kabuza yagombaga kubanduza indi mico mu buryo bworoshye. I Galeyadi yisanze ari umurwa w'inkozi z'ibibi, abantu basayisha, abantu batubaha Imana. Turasomye umurongo wa 8 muri Hoseya igice cya 6, dusomye umurongo wa 8 ngo Galeyadi ni umudugudu w'inkozi z'ibibi wahahindanijwe n'amaraso. Yibaze, abantu bavugwaho ko ari ubwoko bw'Imana bagera igihe bagera kuri uru rwego rwo gukora ibibi. Ngurwo rero uruguma rwabo. Ikintu gitangaje rero, nk'uko turi gukomeza tubirebera muri cyigisho, umuti rero uri i Galeyadi kandi hagati muri bo. Kuva kera cyane mu mateka, igihe bene Yakobo bagurishaga murumuna wabo Yosefu, Abishimayeli bamuguze bari bavuye i Galeyadi, kandi mu byo bari bavanyeyo bavuga ku by'umuti womora. Ni ukuvuga ngo no mu by'ubuzima busanzwe, nubwo turaza kureba icyo ibi bitwigisha mu buzima bw'iby'umwuka, mu buzima busanzwe i Galeyadi hari hazwiho kugira umuti womora. Kubwo nk'uko tubisoma, aba bene Yakobo igihe bagurishaga murumuna wabo Yosefu, iyo tuyisomye mu Itangiriro igice cya 37 umurongo wa 25, haranditse ngo bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa.
Bibiliya kandi hari amasomo yagiye ivugaho agaruka kuri Galeyadi, ariko hakavugwaho umuti womora. Yeremiya 46:11 haranditse ngo, zamuka ujye i Galeyadi, wikurireyo umuti womora wa mwari we, mukobwa wa Egiputa. Imiti wigwiriza ni iy'ubusa, ntabwo uzakira. Galeyadi hakunze kugarukwaho ariko herekezwa ku muti womora. Ariko kandi iyi mvugo ni iya Bibiliya, burya ibivuga ikindi kintu gikomeye cyane mu buzima bw'iby'umwuka. Gusa kandi ku bijyanye no komora, ni Uwiteka burya ukiza. Kubera ko muri Yeremiya 17:17 haranditse ngo, nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza ingoma zawe, niko Uwiteka avuga, kuko bari bakwise igicibwa bati, hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Murumva ko ni Uwiteka ukiza, ni we udukiza ingoma, ni Uwiteka ubivuga ko azatugarurira amagara yacu, ni we ubasha kugarura ubuzima aho bwari bubuze. Yeremiya 33:6 haranditse ngo, ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Niba rero Uwiteka ari we womora, birasaba ko abafite ingoma z'ibisebe bamusanga akabomora. Ikibazo, ese abantu biteguye kumusanga ngo abomore? Nubwo i Galeyadi hari umuti, abaho rwose ntibabiha agaciro. Uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera. Iyo ni imvugo ya Kinyarwanda. Ikindi kibazo gikomeye ariko, Uwiteka azakoresha abantu umurimo we wo kuvura. Ese abavuzi bo biteguye kuvura uruguma neza? Reka tuvuge ko hari ikibazo cy'uruguma rutakize. Uwiteka womora arahari, umuti womora urahari, ariko se abantu biteguye gukora iyo nshingano yo kuvura uruguma? Muri aya mateka dusangamo ikintu giteye ubwoba. Abavuzi bavura uruguma twageranye n'ibyaha babicaye hejuru. Ikibazo cyo kudakira k'uruguma gishingiye mu kutivuza bikwiriye, mu kutivuza ku muganga nyawe, kandi hadakoreshwa umuti womora nyawo. Ariko n'abaganga nabo ntibavura rwose mu buryo bukwiriye, bavura babicaye hejuru. Reka dusome uko Uwiteka yabivuzeho, reka dusome icyo Bibiliya yabivuzeho, kuko hari itangazo Uwiteka atanga. Yeremiya 8:6-9 haranditse ngo, nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta n'umwe wihannye ibyaha bye ngo avuga ati, mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese aromboreza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Ni ukuri igishondabagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo, n'intungura n'intashya n'umusambi gitondera ibihe byabo byo kwimuka. Ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Mwavuga mute muti, turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe? Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye, barashoboye kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo ni bwenge ki se? Nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abazayizungura, kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi. Uhereye ku muhanuzi ukagera no ku mutambyi bose bakora iby'uburiganya. 11 uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati, ni amahoro ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Hari ibintu 7 bivuzwe muri iri somo dukwiye kwitaho cyane, kuko ari byo biteje akaga. Icya mbere kivuzwe kuri aba bantu. Mbere yo kureba iby'uruguma rutakize, kadusesengure ibibazo 7 bikomeye biri muri bano bantu. Kutihana ibyaha, kutabyaturira Imana, ahubwo umuntu agasahishwa yishakiye. Kuko Bibiliya yavuze ngo, nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, ntabwo bihannye ibyaha byabo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikibazo cya mbere gikomeye ni ukutihana. Icya kabiri, kutamenya amategeko y'Uwiteka, yewe nta n'ubushake bwo kuyasobanukirwa. Nibuke Yesu yigeze avuga amagambo akomeye cyane ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ibaze rero kutamenya amategeko y'Uwiteka, ariko no kutagira ubushake bwo kuyasobanukirwa, ahubwo umuntu mu mutima we akumva gusa yayarwanya cyangwa se atayitaho. Icya gatatu, kwibeshya no kubeshya ko bafite amategeko y'Imana, ko bayubaha. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Nubwo baba barataye Imana, batishimira kugendera mu bushake bwayo, bakomezaga kwirata ko ari ishyanga ryera. Uzi kugira ngo umuntu aba atubaha Imana, adakunda Imana, atiteguye kugendera mu bushake bwayo,
ariko agashimishwa no kwirata ko ari ubwoko bw'Imana, agenda avuga ati ndakijijwe, ndi umuyobozi, ndi pasiteri, ndi umuvugabutumwa, ndi umubwiriza n'ibindi, ariko mu mutima we abizi yuko atifuza kugendera mu bushake bw'Imana. Aba nabo bakomezaga kubeshya ko bafite amategeko y'Imana ariko batubaha Imana. Ikindi kintu gikomeye cya kane, kwanga ijambo ry'Uwiteka, kwigomeka ku bushake bw'Imana. Uzi kugira ngo umuntu abe yumva hari ibyo yakwishimira muri Bibiliya ariko hakaba hari ibindi atakwishimira. Hakaba hari amasomo muri Bibiliya yumva muciraho iteka kumva rwose yayigomekaho cyangwa ntayashaka, cyangwa se akumva akwiye kuvugururwa. Ntibibaho se ku bantu bavuga ko bakoresha Bibiliya? Ubundi si kubera iki abantu bakoresha Bibiliya imwe ariko bagatandukana mu myumvire no mu mitekerereze? Burya ni uko ku ruhande rumwe hari abahitamo ibyo bakurikiza biri muri ya Bibiliya, ibindi bakabireka. Abantu bashaka indamu mbi nazo zavuzweho ngo abahanuzi n'abatambyi bakora iby'uburiganya. Nimutekereze, abahanuzi bakabaye bavugira Imana, bavuga ijwi riturutse ku mwami Imana. Nimutekereze abatambyi bose ngo bagakora iby'uburiganya. Ntibiriho se? Ikindi kibazo gikomeye ni 6 ngo uruguma barugomeye baruca hejuru ntibarukanda. Ubundi komora uruguma, ubundi iyo igisebe gikomeye cyane, igisebe cy'umufundo, gisaba ni ukugikanda. Kandi iyo kandi igisebe kugira ngo havemo umwanda urimo, umuntu nyine arababara rwose. Noneho igisebe cyabaye umufundo kirimo amashyira, kugira ngo rero ukande amashyira ashire mu gisebe hatangire kuza amaraso, umuntu aba yababaye pe. Noneho nimwibaze, uramutse se uvuye igisebe cy'umuntu ugica hejuru, ngo uruguma barugomeye baruca hejuru, cyazakira se? Hanyuma muri ibi bibazo dusomye muri iriya somo bagasoza ku cya 7 batanga icyizere bati ni amahoro, kandi nta mahoro mu byaha rwose. Ni Uwiteka avuga. Ubutumwa bubwira abantu nubwo baba bari mu byaha, nubwo baba basayisha, ngo nta kibazo gihari rwose. Ibi bibazo rero 7 uko tubisesenguye ni bimwe mu byatumye uru ruguma nk'uko turi kubyiga rw'ubwoko bw'Uwiteka rudakira. Iyi nkuru yose uko turi kuyisoma harimo umuburo ku bariho muri iki gihe. Tubonye akaga twaba dufite igihe twitwaye nk'Abisirayeli b'i Galeyadi. Tubonye ishyano ryatugwira nk'Abanyagaleyadi kubera amahitamo yacu igihe twitwaye nkabo. Mwibuke mu gutangira kuhatura by'ubwami twasomye yuko batishimiye kuba bajya gutura i Kanani. Aho ni mu mizo ya mbere igihe ubwoko bw'Imana bwisangaga Galeyadi. Ariko icya kabiri twabonye ko ni umurwa wageze uhinduka umurwa w'amaraso w'inkozi z'ibibi. Ariko kandi iri somo dusomye noneho tubonyemo ibindi bibazo bigera kuri 7. Abantu batavuga ibikwiriye, Uwiteka atega amatwi akumva ntibihana, badakunda ijambo ry'Imana, badakunda amategeko y'Uwiteka, birata ko ari ubwoko bw'Imana ariko badakunda ijambo ry'Imana, bavura baca hejuru. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Nyamara kandi twasomye ngo umuti wamara uri Galeyadi, kandi ni umuti ukiza. Twabonye ko abaganga nabo ariko bafite ikibazo kuko bo muri uruguma baruca hejuru. Reka rero dusesengura iyi ngingo turebe muri kino gihe ahari dufate abantu tubashyire mu byiciro 2. Reka duhere ku cyiciro cy'abantu twakwita ko ari abarwayi, kandi abo ni twe twese. Kuko Bibiliya avuga ngo kuko bose bakoze ibyaha bashyikira ubwiza bw'Imana. Buriya muri Adamu twese twaracumuye, twagezweho n'uburubori rw'icyaha. Ubwo rero mu yandi magambo turi abarwayi bakeneye muganga, kandi muganga mwiza ndetse mukuru ni Yesu. Ariko hari ikibazo agaragaza cy'abarwayi gituma badakira. Twabisomye Yeremiya 8:6 ngo nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta numwe wihannye ibyaha byo ngo avuga ati mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese aromboreza mu nzira ye nk'ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Ese iyo dusenga ni ibiki twatuza akanwa kacu? Dushobora kubaho twumva yuko dusenga, yego nibyo,
ariko mu gusenga kwacu hakaba hatarimo kwihana, ahubwo igihe cyose tukaba tutiteguye no kuva muri ibyo bibi, ahubwo tugomba twasaba gusa ko Imana itugirira neza, iduha imigisha yayo, iduha ibyifuzo byacu, idushyigikira mu migambi yacu. Yewe rimwe na rimwe umuntu akaba yanasenga ko Imana imushyigikira mu migambi itari myiza, hanyuma Imana yatega amatwi ikumva tutavuga ibikwiriye. Ubwo rero umuburo wa mbere kuri twebwe twese ni uko dukwiriye kwihana ibyaha. Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 11 handitse amagambo akomeye. Umurongo wa 11 uravuga ngo, ubabwira uti umwami Uwiteka aravuga ati, ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa mw'ab'inzu ya Isiraheli? Iki ni ikibazo Uwiteka yibaza, kandi Imana mu rukundo rwayo ikavuga iti, sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye mbi maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa mw'ab'inzu ya Isiraheli? Igihe hari ibintu Imana yishimiye mu mibereho yacu yuko bidakwiriye, yuko bidahuye n'ubushake bwayo, burya haba hakwiye guhita dufata icyemezo muri uwo mwanya, tukagambirira guhindukira, tukagambirira kuva muri ibyo bibi. Imana niyo iduha ubushobozi, ariko ubushake bukwiye kuba ubwacu. Igihe Imana yishuriye ikintu ubamo kidakwiriye, igihe Imana yishuriye ikintu ukora kidakwiriye, burya ukwiye guhita ufata icyemezo ukavuga uti, ibi bintu nkwiye kubireka, ibi bintu sinkwiye kubikora, hanyuma ugasaba Imana imbaraga zo gukomeza uwo mwanzuro. Ibyakozwe n'intumwa 17:30-31 haranditse ngo, nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yari yirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana, ko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranyije, kandi byaba bihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Mutekereze, mu rukundo rw'Imana burya yirengagiza iminsi yo kujijwa, cya gihe twabayemo tutazi wenda yuko ibyo twakoraga bitari byo, tutazi wenda yuko ibyo twabayemo bidakwiriye, tutazi wenda yuko ibyo twabayemo bidahuje no gushaka kw'Imana. Ibyo byitwa iminsi yo kujijwa. Ariko igihe dusobanukiwe noneho ubushake bw'Imana, tuba dukwiye guhita dufata icyemezo noneho cyo kwihana no guhindukira, kuko hazabaho n'urubanza. Iki nacyo ni ikindi dukwiye guha agaciro. Hazabaho igihe cy'urubanza, ariko nimutekereze iki gihe cy'urubanza, nimutekereze igihe abakomeye n'aboroheje, nimutekereze igihe abayobozi n'abayoborwa, nimutekereze igihe abakire n'abakene, buri muntu wese wabayeho kuri iyi si, nimutekereze ari imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Imana idahishwa, Imana ibireba byose, n'ibyakorewe mu rwihisho ikaba ibizi. Nimutekereze icyo gihe. Birashoboka ko haba hashize igihe kirekire twibera mu bidatunganye, ariko Uwiteka icyo gihe yarakirengagije, ndetse ni nayo mpamvu burya Imana iturinda. Ubwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 kugera ku wa 14, umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinda, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Nuko rero ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe ko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko yasezeranije, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Cyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Iyi mirongo dusomye harimo umuburo ukomeye cyane. Tubonye yuko umwami Imana adatsinda isezerano ryayo. Byo kugaruka kwa Yesu, byo kuza kwa Yesu bivuzwe igihe kirekire cyane, byaravuzwe biravugwa rwose, kugeza aho abantu batekereza hari yuko bitakiri ukuri cyangwa se ari umugani, ariko ni ukuri. Kristo azagaruka. Ariko nk'uko tuyisomye mu murongo wa 9 muri iri somo, umwami Imana ntitinze isezerano ryayo ngo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo twihanganira ashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ishaka ko bose bihana. Ni ukuvuga ngo Imana iraturinda rero,
atari uko turi beza, ahubwo ari kugira ngo dutunganye imibereho yacu, dusingire impano y'ubugingo buhoraho muri twebwe. Kandi turasomye ngo umunsi umwami wacu uzaza nk'umujura. Ni ukuvuga mu yandi magambo uzatungurana. Ntabwo bikwiye ko umuntu avuga ngo ibyo nari nkwiye gukora nzabikora ejo mu bijyanye n'imibereho y'agakiza. Niba ari icyemezo ukwiye gufata none, gifate ubu. Kandi nanone ngo ubwo muburiwe hakiri kare, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso y'Imana. Turashima Imana yuko iyo umuntu yihannye akakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, Kristo niwe ubasha kuduhindukira insinzi. Reka twemere rero ko turwaye kandi dusange umuganga nyawe atwomore kandi atwomoze umuti nyawo, twiringiye cyane ko tuzakira mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero kandi noneho tuvuge ku bavuzi. Ahari ushobora kuba unteze amatwi uvuga uti njyewe nkora inshingano y'ivugabutumwa, ndi umwe mu bo Imana yahisemo ngo babe abakozi bayo, bakora inshingano yo kuvura, yo gufasha abandi wakwita ko ari abarwayi. Ndashima Imana yo mu ijuru yuko yahisemo yuko abanyabyaha baciye bugufi bakemera gukoreshwa n'imbaraga yayo, aribo n'ubundi ikoresha kugira ngo ikize abanyabyaha bagenzi babo. Abaganga rero bakorera umwami, abaganga bakorera Uwiteka, abaganga bakorera Imana, nabo namwe muramenye mwe kuvura uruguma muruca hejuru. Muhane, muteshe. Igisebe iyo ugikanze utababarira nibwo kivamo imyanda, amashyira, kandi burya nibwo gikira. Mbe inama Pawulo atanga mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 kugera ku wa 5 haranditse ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Iyo urebye inama Pawulo yahaye Timoteyo aha ngaha, ubona yuko ni inshingano itoroshye, ariko ngo ukwiriye kubwiriza, ukwiriye guhana, ukwiriye gutesha, kandi ukwiriye kubwiriza abantu ijambo ry'Imana mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Ahari hari igihe utekereza yuko bitoroshye, bidakwiriye, bikugoye. Hoya, nta mpamvu n'imwe igomba kubaho nk'inkomyi mu kubwiriza ijambo ry'Imana. Yaramubwiye kandi ati uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Cyakoza Pawulo atanga inama, aramubwira ati hari igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Ibi Pawulo yavugaga n'uyu munsi biriho cyane, aho abantu ntabwo nyine bihanganira inyigisho nzima, inyigisho zituma abantu bava mu byaha bagandukira Imana bakagana mu bugingo buhoraho, inyigisho zituma abantu babasha guhindura imibereho yabo, imyumvire yabo, bagahindukirira umwami Imana, bakiyemeza kugendera mu bushake bwayo. Izo nyigisho ushobora gusanga henshi zidakunzwe rwose, ahubwo ngo bakishakira cyangwa se bakigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Uyu munsi niko bimeze, abantu bashobora gushimishwa n'abigisha nyine bahuje n'irari ryabo, bahuje n'ibyo bashaka, babashyigikira mu byo bashaka, bababwira ibyiza gusa mu matwi yabo. Ariko umurongo wa 4 uteye ubwoba ngo kandi bazize mu matwi ngo batumva ukuri. Si uko batagira n'amahirwe yo kuba babwirwa iby'ukuri, abavugwa n'abariho muri kino gihe cyacu. Wowe unyumva, ese wishimira kumva ukuri? Unezezwa no kumva ijambo rigucyaha? Cyangwa wenda hari nawe wumva ushaka ko abantu bakubwira ibyo ushaka gusa, bagushyigikira ibyo uri mu ntege nke zawe byose?
ariko isomo ndavuga ngo abo bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Gusa Pawulo yasoje atanga inama kuri uyu Timoteyo n'undi wese utekereza ko ari umubwiriza, ati wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugaburira iby'Imana. Reka rero tugana ku musozo. Turiho mu gihe umukumbi w'Imana wugarijwe bikomeye nk'uko byahanuwe. Turiho mu gihe giteje akaga mu by'agakiza. None ni gute muri iki gihe twarushaho komatana n'Uwiteka nubwo bitatworoheye? Turiho mu gihe n'ubundi usanga ababwirizabutumwa bashobora kuba benshi, abantu bavuga ko basenga bashobora kuba benshi, ariko si kuki abantu badakizwa koko ngo bigaragare muri sosiyete ko abantu b'Imana bejejwe, bakundana, bashyigikirana, bafashanya? Kuki ijambo ry'Imana ryavugwa? Kuki abantu bavuga yuko baterana? Kuki abantu bavuga yuko bakora imirimo itandukanye mu buturo bwera cyangwa se mu rusengero? Ibyo byose byitwa ko ari imirimo y'ubutambyi. Kuki byose byakorwa? Ariko n'ubundi ugasanga abantu bafite inzangano, abantu bakangana, barashyamirana, bapfa icyubahiro, bapfa amafaranga, bapfa uturere n'ibindi bibatandukanya. Kuki izo nsika zishobora kubaho mu bantu bavuga yuko abasenga kandi bakijijwe? Kuki uruguma rudakira, uruguma twagiranye n'imibereho y'ibyaha, kuki rudakira koko kandi umuti uhari? Twagiye tubisoma impamvu zitandukanye cyane. Abantu ubwabo ntibavuga ibikwiriye, ntibihana, ntibahindukira, ariko n'abaganga bavura baruca hejuru urwo ruguma. Uko niko abantu bashobora kubaho basayisha, bakora ibibi, batishimira kugira ngo ubushake bw'Imana, ariko n'ababayobora ibyo bintu ntacyo babivugaho, ntacyo bibatwaye, bumva ntacyo bivuze rwose. Yesaya 55:6 kugera kwa 7 haranditse ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha ntareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Buri muntu wese aracyafite agahe gato ko gushaka amaso y'Imana. Twabonye ko ari cyo kintu Imana iturindira, ngo ntabwo itinze isezerano ryayo, ahubwo iraturinda, idashaka yuko ngo hagira n'umwe urimbuka. Ndashima Imana yuko burya tureba hano muri iyi si, buri muntu wese imureba nk'aho ari we wenyine uyiriho, ikakwitaho rwose nk'aho uri wenyine. Rero mu gihe Imana ikiturinze, mu gihe Imana ikiduhaye ayo mahirwe yo kuba tukiriho, dushake amaso y'Uwiteka. Biva ariko muri rusange, ahubwo bibe by'umuntu ku giti cye. Birandeba nawe birakureba. Shaka Imana ku giti cyawe, birebera ku bandi, birebera ku bayobozi, birebera ku muryango. Nihira ubugingo bwawe kuko nicyo kintu Imana ikurinde. Ariko mwibuke yuko iki gihe ubwacyo kizagera ku musozo. Igihe iyi si ubwayo yahawe kizagera ku musozo rwose. Ariko n'igihe cy'abana b'abantu nacyo kigera ku musozo, kandi murabizi ko nacyo kibasha gutungurana, umuntu akava muri uyu mubiri. Amahirwe yo kwihana no guhindukirira Imana, amahirwe yo gusingira Imana y'ubugingo buhoraho muri twebwe, tuyagira tugihumeka. Iyo umuntu asoje urugendo rwe hano kuri iyi si, biba birangiye rwose. Nta kindi yakora, nta n'ikindi yakorerwa. Muri iki cyigisho twabonye ko ikibazo cy'uruguma rudakira rw'Abisiraheli batuye i Galeyadi gishobora gukemuka, kuko burya umuti wo muri urahari rwose. Ariko yaba abarwayi hari ibyo basabwa, kandi n'abaganga hari ibyo basabwa. Buri wese rero akwiye gukora inshingano ye, kuko bigaragara yuko Imana yateganyije byose bikwiriye. Kristo niwe nshungu y'ibyaha byacu, yadupfiriye ku musaraba kugira ngo tubashe kuronka Imana y'ubugingo buhoraho. Uwo ni umuti ku ruguma rwacu, ku mibereho y'ibyaha byacu. Ariko se turemera tukihana? Ese tuvuga ibikwiriye? Twemera kugenda mu bushake bw'Imana? Ese dukunda ijambo ry'Imana? Ibyo rero nitutabikunda, ntabwo urwo ruguma, iyo mibereho y'icyaha yakira rwose. Ariko atari ikibazo cy'uko nta muti uhari, oya. Ubwo Kristo yateganyije ibikenewe byose,
ahubwo ikibazo cyaba ari twebwe ababwiriza. Wowe uvuga ko uri umwigisha, wowe uvuga ko ubwiriza, wowe uvuga ko uri pasiteri, uri bishop, uri apotre n'ibindi utekereza yuko bigushyira mu nshingano, uri umuririmbyi, uvuga ko uri umuhanuzi n'ibindi. Nicyo uvuga, nicyo ubwira abantu, cyangwa nawe wamora uruguma uruca hejuru. Ayo maraso icyo gihe wazayabazwa. Ni ingenzi cyane niba Imana inaduhaye umwanya wo kuvuga, niba hari ubushobozi, niba hari amahirwe Imana iguhaye yo kuvuga, hana uteshe nk'uko Pawulo yabibwiye Timoteyo, kandi ngo ubwirize ubutumwa mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Ntugire ubwoba rwose, kora iyo nshingano, kandi nubigambirira Imana izaguha ubushobozi. Ibi rero byose uko tubivuze, gukira biragaragara yuko habonekamo amahitamo y'umuntu wese ku giti cye kwemera gukurikiza inama Uwiteka atanga. Uwiteka Imana duha ubwenge bwo guhitamo neza inzira y'agakiza itugeza ku bugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ibyo mbasabira mwese kandi nanjye mbyisabira, ngo buri wese ubigambiriye, buri wese ubyifuza, Imana ibimushoboze, mu izina rya Yesu, amen.